uwo mwuka uriho urahumeka uyu munsi wa none niwe ufite byose mu biganza byiwe. Nta wundi rero ni Uwiteka Imana yacu wabikoze byose akaturema turabagaragu be kugira ngo tumukorere, kugira ngo tubeho ubuzima bwo kuba dusigasira umutungo dushobora kuba dufite mu biganza byacu, kuko burya si uwacu twararagijwe n'indagizanyo, ahubwo umutungo wawe umunsi wa none uhagazemo gute? Ese uhesha Imana icyubahiro cyangwa wakubereye ikigirwamana? Urawuramya wabugize akamana gatoya, ngo inzu yanjye, ngo imodoka yanjye, ngo imirima yanjye, ibyo ngibyo bikubera ikigirwamana. Ntabwo wajya gusenga ngo imyaka yawe iri gupfa, ntabwo wajya gusenga ngo ujyanye imodoka yawe mu igaraje, ntabwo wajya gusenga ngo inzu yawe bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Ni ukuri burya si byiza kwikubira biragatabwa, ni ukuri si byiza kwigwizaho buri kimwe biragatabwa. Ni ukuri numara kumenya ibyo Uwiteka yagukoreye ukabihamya mu bandi, Uwiteka bizamunezeza cyane. Ubihamye mu bandi kugira ngo ube ambasaderi mwiza, nuko Yesu Kristo abashe kugira intama nyinshi, Yesu Kristo abashe kubona iminyago iguturutseho, Yesu Kristo abashe kubona abayoboke benshi cyane, ngo Uwiteka azakugira. Rero nitumara kumenya ko Uwiteka ari we waremye isi n'ijuru, nta kabuza tuzamwiringira kandi tumusabe adukomeze mu rugendo rwacu rutoroshe rwa buri munsi, kuko ntabwo twakwiringira, nta nubwo twakwizera ibyo dutunze ngo bigende bitubane ibigirwamana, kuko ntabwo twabyihaye, kuko dufite umuremyi wa byose. Burya uwaguhaye ubuzima akaguhereza uwo mwuka uriho urahumeka uyu munsi wa none niwe ufite byose mu biganza byiwe. Nta wundi rero ni Uwiteka Imana yacu wabikoze byose akaturema turabagaragu be kugira ngo tumukorere, kugira ngo tubeho ubuzima bwo kuba dusigasira umutungo dushobora kuba dufite mu biganza byacu, kuko burya si uwacu twararagijwe n'indagizanyo, ahubwo umutungo wawe umunsi wa none uhagazemo gute? Ese uhesha Imana icyubahiro cyangwa wakubereye ikigirwamana? Urawuramya wabugize akamana gatoya, ngo inzu yanjye, ngo imodoka yanjye, ngo imirima yanjye, ibyo ngibyo bikubera ikigirwamana. Ntabwo wajya gusenga ngo imyaka yawe iri gupfa, ntabwo wajya gusenga ngo ujyanye imodoka yawe mu igaraje, ntabwo wajya gusenga ngo inzu yawe ikeneye gusanwa, kuko ngo irimo irava. Yego birumvikana, ntabwo warara ahantu habi cyangwa se ngo ubeho mu buzima bubi cyane, ariko umunsi wo gusenga, Imana yaremye iminsi 7, isiga umunsi umwe wo kwiharira ngo ujye kwitura ibibazo byawe kandi wisenge uhereze icyubahiro. Ariko wowe ubaye agatereranzamba, wanze kuyisenga, uyimye n'isegonda rimwe, uyimye n'isaha imwe. Nawe amahoro agutembane nk'uruzi mu mutima. Amahoro mu mutima burya biranezeza cyane. Umuntu ufite amahoro ntabwo akora ibyaha. Umuntu ufite amahoro ahorana umunezero. Umuntu ufite amahoro ahorana urukundo. Umuntu ufite amahoro ni ukuri yumva atakwihererana ibyiza gusa, ahubwo yabisangiza abandi, kandi nta nubwo aba nyamwigendaho, nta nubwo yikunda, ntabwo akunda amatiku, ahubwo ahora yumva yuko amahoro yakwimakazwa hirya no hino. We muvugizi ufite, ko abantu bagiye batandukanye bagira abavugizi, kampani zigira abavugizi, amakipe agira abavugizi, ndetse na leta zigira abavugizi. Ukumva ngo umuvugizi wa leta kanaka, umuvugizi w'umuryango runaka, umuvugizi w'ikipe runaka, umuvugizi w'ikigo runaka. Wowe uyu munsi wa none ijwi ryawe ni ukuri ritambuka rite? Ninde ukuvugira? Bigenda bite? Ijwi ryawe se ni ukuri rirahinamaraye? Ntabwo ushoboye kuvuga? Ufite intege nkeya mu buzima bwa buri munsi? Ninde? Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Yeritwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel. N'ibisanzwe gahunda ni yayindi mu gusenga Uwiteka, kandi tugasenga amasengesho adasiba uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo Nyagasani akomeze atworohereze. Bakristo bavandimwe, ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Turagenda tuvuga ngo birakomeye hirya no hino, ntabwo byoroshye. None uyu munsi wa none birakaze, kugira ngo abenshi muriho murabibona. Burya iyo
rwangendanye yatangiye kuza, ngaho imidugaro hirya no hino, ngaho hamwe byanze, n'ibindi. Namwe muri kubonesha amaso muri iyi minsi bigenda biba, bimwe bigatungurana, ibindi bikaba agatereranzamba, ibindi bikaza bikikubita ku bantu ngo po, ntumenye ngo biri kugenda bite, ngatungurwa, bagenzi bawe bagatungurwa, n'abandi benshi abakristo hirya no hino bagatungurwa, isi yose igakangarana. Ni ukuri ntimugire ngo burya biba byoroshye, abisaba ari gukaza amasengesho no kubana n'Imana neza, agatoki ku kandi ukagira ikirenge mu cya Yesu, aho yanyuze nawe ukahanyura. Ni ukuri kugira ngo atworohereze kandi atuzanire icyizere cyo kuba tutabana n'ubwigunge ngo duheranwe n'ikibazo, ahubwo adushakira inzira, atubere igisubizo cy'ibibazo dufite, kandi iyo tumwiyambaje bigenda neza. Rero umuririmbyi ahangaha mu gitabo cy'abarokore araza kudusobanurira neza igisubizo twakoresha. Umuririmbyi wa 74 niyo turi buze kwifashisha mu ndirimbo zo gushimisha, ubundi tujye gusoma n'isomo hariya twateguye, dutangira dusenga, ubundi tugaruka tumanuka ijambo ry'Imana, umwuka wera dusobanurira. Ndagushimiye wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Ye nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Nawe niba ubishaka wakora subscribe none ahangaha, ubundi tugafatanya urugendo nakwita ko rutoroshe kuri bamwe baba bakirutangira, ariko rworoheye abandi barugezemo ndetse bamaze kuryoherwa n'ijambo ry'Uwiteka. Nta kabuza rero tuzabana mu mahoro kandi dukomeze tugire Siyoni turi kumwe. Uwiteka Imana, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'uburinzi wakomeje kutwereka ndetse no kutugaragariza, kubana natwe muri buri kimwe cyose cyari kituremereye. Uyu munsi ni ukuri ubashe kwira turi bazima, abandi bukeye turi bazima, n'ahandi hirya no hino ku isi, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Imana ikomeye cyane, urahambaye, mu majyepfo no mu majyaruguru naho urahari, urebera hose icyarimwe. Ni wo muremyi w'isi n'ijuru, kandi nta kintu kiriho utigeze urema. Ijambo ryawe reka ritumanukiremo, ni ukuri dusobanukirwe n'umwuka wawe, aze kuza kubana natwe, abane natwe, atwinjizemo ijambo ryawe kugira ngo tubere inzira n'ukuri n'ubugingo bizatugeza iwawe mu ijuru. Turagushimira rero, hereza umugisha buri umwe wese uduteze amatwi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ikomeye cyane, Imana y'amahoro, ibana natwe kandi twifuriza ibyiza kugira ngo dukomeze tugubwe neza. Reka rero nyuma yo kumva uko isi itoroshe n'ibibazo byinshi bigenda bidukikije, ibindi bidutungura, imitima yacu isa naho yikanga, ese n'ibi byabaho, ese byashoboka, ese ibi ngibi babikora, ese byagenda bite? Aho muri kubona uburyo akaga kari kugenda kadusatira ku rwego rwo hejuru cyane, ko burya ijwi ry'umukristo rirakenewe cyane hirya no hino, ijwi ryo gusenga rirakenewe hirya no hino. Ukuri isengesho ryubahwe, kandi aho ryakorerwa hose burya Uwiteka Imana arakumva. Sengera iwawe, usengere mu mutima, nyarukire kuri YouTube channel ya Mutima Channel, uze dusenge dufatanye. Ni ukuri ushobora kuba uri ku gitanda ku buriri, ushobora kuba uri iwawe muri salo, ushobora kuba uri mu musozi, ushobora kuba uri ahari hose hashoboka, uri mu murima wagiye guhinga, ntabwo bibujijwe gusenga. Sengera aho uri hose, ushobora upfa kwinginga Imana yawe, ubundi ikakwereka inzira ukwiye kunyuramo. Kandi ni ukuri numara kumenya neza ko Uwiteka Imana agukunda kandi akwifuriza ibyiza, uzace bugufi, nurangiza wihutire no kubimenyesha abandi kugira ngo nabo bamenye ibyiza gukoreye, ubundi ubane nayo uko bukeye n'uko bwije, ndetse umutima wawe ugubwe neza n'abawe. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Muri iyi nzira yagize ati, mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, inshuti itahana ndetse si nyizo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, ndetse icyamba uwo akaba umukiza wawe. Ni umukiza mwiza ujya umurinda muri buri kimwe cyose, kandi amuvugira he ku Mana. Nawe mwifurije ko wagira inshuti nziza ndetse ikakubera umukiza, akajya kuvugira he imbere y'Imana. Wowe ufite uyu munsi wanone niwe muvugizi ufite, ko abantu bagiye batandukanye bagira abavugizi, kampani zigira abavugizi, amakipe agira abavugizi, ndetse na leta
zigira abavugizi, ukumva ngo umuvugizi wa leta kanaka, umuvugizi w'umuryango runaka, umuvugizi w'ikipe runaka, umuvugizi w'ikigo runaka. Wowe uyu munsi wa none ijwi ryawe ni ukuri ritambuka rite? Ninde ukuvugira? Bigenda bite? Ijwi ryawe se ni ukuri rirahinamaraye? Ntabwo ushoboye kuvuga? Ufite intege nkeya mu buzima bwa buri munsi? Ninde wisunze? Uri hehe? Iyo uvuze bigenda bite? Ese barakumva? Ese ijwi ryawe rigerayo? Bigenda bite? Uwiteka Imana abane nawe, akubere umuvugizi. Yesu Kristo kubera umuvugizi uyu munsi wa none, kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane. Nuvuga ngo Yesu ntabara, agutabare. Nuvuga ngo Yesu ndaje, ni ukuri akwakire neza. Nuvuga ngo Yesu karame, yumve ijwi ryawe. Umuvugizi wawe ninde? Reka umuvugizi wawe akubere Yesu Kristo. Ngo rero ngo njye ninginga Imana ikwereke Yesu, mwumwakire, ndetse nawe niko musabira. Muririmbyi arakomeza akinginga, Uwiteka Imana ngakwereke Yesu, niko arimo aragusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera, kubw'umwuka we. Ukuri kubw'umwuka we, umwana we yahawe ikibanza mu ijuru, kandi ni Data wo mu ijuru wakimwihereye. Rero ngo azakomeza yinginga Imana ku bwawe, ubundi nawe akwerekeye inzira ugomba gucamo. Ukuri ugira umukiza ukuvugira kwa Data mu ijuru, ubundi ukomeze kugubwa neza. Ijwi ryawe ryumvikane mu izina rya Yesu. Nuko rero azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Ni ukuri. Reka rero dutangire amasaha yacu tuyahindure ni ukuri kuramya Imana mu byo dukora byose. Aho twirirwa mu nsengero hirya no hino, aho turi tujye dusenga tuvuga tuti tugusenga Imana nyakuri. Niba uri gusengera aherereye, usenge Imana uyinginga, uti Nyagasani ndashaka kuzabana nawe iteka, ngo nzahabwa ndetse n'umwambaro mwiza wera cyane abacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uzawambare ubwo ngubwo. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, yahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi, ab'isi nta nubwo bayazi. Icyampa ni ukuri ngasa nk'uyahawe nawe, icyampa ngo nawe ugasa n'uyahawe. Uwiteka Imana nawe aguhereza amahoro, nawe amahoro agutembane nk'uruzi mu mutima. Amahoro mu mutima burya biranezeza cyane. Umuntu ufite amahoro ntabwo akora ibyaha. Umuntu ufite amahoro ahorana umunezero. Umuntu ufite amahoro ahorana urukundo. Umuntu ufite amahoro ni ukuri yumva atakwihererana ibyiza gusa, ahubwo yabisangiza abandi, kandi nta nubwo abanyamwigendaho, nta nubwo yikunda, ntabwo akunda amatiku, ahubwo ahora yumva yuko amahoro yakwimakazwa hirya no hino. Ibanga ry'amahoro rero twese rigende rituranga, kugira ngo Uwiteka akomeze atwishimire, yumve ko bigenda bikemuka ku mpande zose. Natwe tugenda twiyambaza Uwiteka kandi tumushima ko bukeye n'uko bwije, turi inyangamugayo aho dutuye, aho dukorera, ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Rero ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana. Wowe ufite nde? Ufite nde ukuvugira ku Mana? Ninde? Umunsi wa none ibyo ni ihurizo, ni ikibazo gikomeye kuri wowe, kugira ngo umukiza wawe akuvugire. Uyu munsi wa none mwiyambaze nk'umwami n'umukiza wawe, ubundi azakugezayo amahoro. Ngo numara rero kumva ndetse ukamwegera nk'umukiza wawe, ukamutunga mu mutima wawe, ukamwimakaza, ni ukuri ukamusenga uko bukeye n'uko bwize, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. ngo ni ukusabe n'Imana ibahishurire Yesu Kristo, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Ni ukuri burya si byiza kwikubira biragatabwa. Ni ukuri si byiza kwigwizaho buri kimwe biragatabwa. Ni ukuri numara kumenya ibyo Uwiteka yagukoreye ukabihamya mu bandi, Uwiteka bizamunezeza cyane. Ubihamye mu bandi kugira ngo ube ambasaderi mwiza, nuko Yesu Kristo abashe kugira intama nyinshi. Yesu Kristo abashe kubona iminyago iguturutseho. Yesu Kristo abashe kubona abayoboke benshi cyane. Ngo Uwiteka azakugira neza numara kugihamya neza, kandi ugatanga ubuhamya mu bandi y'ibyo yagukoreye. Niba arakugiriye neza, yereza ubuhamya. Niba arakugiriye neza, yereza ubuhamya. Niba arakugiriye neza, tanga. Ni ukuri
tanga urugero unyure mu bantu bavuga uti njye yangiriye neza, yangirije ibi n'ibi, yaransubije, yanyubakiye inzu, yampaye akazi keza, yangirije uburwayi, yarandinze mu bibazo, mu makuba, yandinze mu rugendo, yaranyunguye, naracuruje birakunda, narungutse. Ibyo byose bitange mu buhamya kugira ngo Imana yacu Data wa twese ikomeze ihabwe icyubahiro kandi isingizwe hirya no hino. Numara rero kumenya ko yakugiriye neza, nawe bivuge hirya no hino kugira ngo ubwoko bw'Imana bugire bute burokoke ari bwinshi. Erega nta hantu hatagira ambasaderi. Uzarebe iyo umaze kugura ikintu ahantu hirya no hino barakubwira ngo uzagaruke kandi uzabwire n'abandi ko dukorera aha n'aha. Iyi ni supermarket runaka, hano ni ikigo runaka, dukorere publicité. Rero n'Imana nayo ibikeneye publicité hirya no hino kandi ibigucishije wowe mu Kristo wamaze gusobanukirwa no kumenya ibyiza by'Uwiteka Imana yawe kugirira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Rero tunyarukire muri Zaburi y'134 ubundi nayo tuyisome. Uwiteka Imana akomeze abane natwe. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel, nawe niba utarayikora uratinze cyane, akadigo kanya kugira ngo uyikore ubundi Uwiteka Imana abane nawe, akomeze akumvire ibyifuzo ndetse akwishimiye ubuzima bwawe bwa buri munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Iyi ni indirimbo y'amazamuka, Zaburi y'134 yose igizwe n'imirongo 3 yonyine. Iragira iti: nimuhimbaze Uwiteka mwa bagaragu b'Uwiteka mwese mwe kandi bahagarara nijoro mu nzu y'Uwiteka, ngo mumanike amaboko yanyu muyatunze ahera, muhimbaze Uwiteka, ndetse Uwiteka aguha umugisha uva i Siyoni. Niwe waremye isi n'ijuru. Uwiteka aguha umugisha uva i Siyoni kuko ari we waremye isi n'ijuru. Rero turabagaragu b'Uwiteka, maze tumuhimbaze tumanitse amaboko yacu arengeye cyane, tuyerekeze mu ijuru, kuko dusaba Uwiteka ndetse dusabe ko Uwiteka adoreze umugisha uva i Siyoni kuko ari we waremye isi n'ijuru. Rero nitumara kumenya ko Uwiteka ari we waremye isi n'ijuru, nta kabuza tuzamwiringira kandi tumusabe adukomeze mu rugendo rwacu rutoshe rwa buri munsi, kuko ntabwo twakwiringira, ntabwo twakwizera ibyo dutunze ngo bigende bitubane ibigirwamana, kuko ntabwo twabyihaye, kuko dufite umuremyi wa byose. Burya uwarwaye ubuzima akaguhereza uwo mwuka uriho urahumeka uyu munsi wa none, niwe ufite byose mu biganza byiwe. Nta wundi rero ni Uwiteka Imana yacu wabikoze byose akaturema. Turabagaragu be kugira ngo tumukorere, kugira ngo tubeho ubuzima bwo kuba dusigasira umutungo ushobora kuba dufite mu biganza byacu, kuko burya si uwacu, twararagijwe n'indagizanyo. Ahubwo umutungo wawe uyu munsi wa none uhagazemo gute? Ese uhesha Imana icyubahiro cyangwa wakubereye ikigirwamana? Urawuramya, wabugije akamana gatoya, ngo inzu yanjye, ngo imodoka yanjye, ngo imirima yanjye, ibyo ngibyo bikubera ikigirwamana. Ngo ntabwo wajya gusenga ngo imyaka yawe iri gupfa, ngo ntabwo wajya gusenga ngo ujyanye imodoka yawe mu igaraje, ngo ntabwo wajya gusenga ngo inzu yawe ikeneye gusanwa, kuko ngo irimo irava. Yego birumvikana, ntabwo warara ahantu habi cyangwa se ngo ubeho mu buzima bubi cyane, ariko umunsi wo gusenga, Imana yaremye iminsi 7, isiga umunsi umwe wo kwiharira ngo ujye kwitura ibibazo byawe kandi wisenge uhereze icyubahiro. Ariko wowe ubaye agatereranzamba, wanze kuyisenga, uyimye n'isegonda rimwe, uyimye n'isaha imwe. Turagana hehe bavandimwe? Ndabashimiye cyane mwe mwamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Njye nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Uwiteka Imana abane namwe, tumenye ngo ijwi ryacu rigera hehe, rigerayo se bigenda bite? Niba urumva ritagerayo, kumva umutima uri kuwukomanga, ariko kanya kugira ngo wambaze Imana, yisabe ngo ijwi ryawe rigereyo kandi ushake umuntu kuvugira. Na wundi rero ni Yesu Kristo, umwikomeze wowe munsi wa none azakugira neza. Njye nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Ndabakunda cyane. Aririnze indirimbo ya 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo cy'abarokore. Twaririnze mu buryo bwo gusoma, bayizi muze kuza namwe kuyirimba. Uwiteka Imana abane namwe. Ndabashimiye. Yesu nashimye. Kora subscribe none ntarayikora, uratinze. Ciao ciao. Amen. Dusenga Imana ubundi tuzasubire ikiganiro nakagaruka. Yesu Kristo urakoze cyane, turagushimiye kuko ineza yawe yatugezeho. Tumaze kumenya ko ijwi ryawe Nyagasani tuvugira ku Uwiteka, ubundi ni ukuri
amayira yacu agatamururwamo umwijima ahubwo hakazamo umucyo. Reka rero ijambo ryawe risesekare kuri buri umwe, tumenye yuko turi abagaragu bawe dukwiye kugukorera, ahubwo duhaye umugisha uturutse i Siyoni, natwe duhagarare aharengeye, tumanikiye amaboko yacu hejuru, ubundi tukuramye tugusingize. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.